bimeze bitereka dukomereza hano episode ya 59 ni Jayena ndi turi kuvara cyari bingo urimo rakora ibiki ndashaka kuvuga nawe Krisha tugende ahita muza nanga ku ngufu nibiki kuri cyunza nyanga mubizi ko ngira ubwoba ngiye bwo kurara njyenyine ibaze rero Dash naramuka tubonanye oya wowe uraza gusubira muri study mbere ko abyuka ndaza kugukangura saa 12 n'igice zitarengaho ni segonda rebe sawa bed pe so jaye main sofa pe sota uze kuryama ku gitange ndaza kurara ku ntebe oya एक सवाल पूछना था ari kibazo nshaka kukubaza तुम भूल कैसे गई कि भाई तो रात में जाता है ati ni gute wabyibagirwa ko Devraji yajyaga ajya kurara muri study पर क्या ये बात सच है कि ese koko ibyo yavuze koko ni ukuri कमरे में सोया करते wowe na Maya najyaga murara mu byumba bibiri bitandukanye niba warajyaga ujya kurara muri study habaga harimo ikibazo cyane kubera iki rero क्योंकि हमारे रूटीन्स मैच नहीं करते थे kubera yuko nyine uko yatwaraga ibintu nuko nanjye mbitwara biratandukanye ये सच नहीं है ना ibyo bintu ntabwo ari ukuri uri kumbeshya आई जी देर से सोया करती थी abantu bose barabizi yuko Maya yajyaga aryama atinze खाने से वो कैसे डिस्टर्ब हो सकती ndetse ni nayo mpamvu yabangamirwaga yoga wagarutse mu cyumba ariko ukaza ukererewe क्या छुपा रहे ni ibiki uri guhisha uri kumisha ibiki ntacyo da ntacyo आप हमसे चाहे कितनी भी चीजें okay komeza umishe uko kuri rero हम जानते हैं कि आपको हमसे प्यार हो गया ariko ngiye icyo nzi nuko unkunda आप अपने दिल में माया की यादें बसाए ariko nyine ikibazo cyawe inzibutso ufite kuri Maya wanga kuzirekura प्यार थी वही kuko nyine yari we rukundo ukunda थी आप दोनों ndetse mwari muhuje icyiciro cy'ubudehe kimwe बचपन से एक दूसरे को जानते थे ndetse muziranye kuva mu bwana निकले हाँ कहा niyo mpamvu wemeye kubana nawe हाँ उन्हें koko ni ukuri शौक था yakundaga gushopinga cyane akagura ibintu bihenze akajya muri za trip zihenze आप उनके लिए सब कुछ किया करते ariko nyine ibyo byose wabashaka kubyigondera रति भाभी ने हमें ये भी बताया nta kintu utari bukorere Maya क्या माया जी को कभी ndetse Rati yambwiye yuko मना नहीं करते थे क्यों nta kintu kimwe wajyaga wangira Maya kubera iki kubera ko nyine yari Maya njyewe ndinde duwo dusa लड़की umukobwa uri aho ngaho usanzwe तो आई एम नो Maya abaye ari aha ngaha rero बड़ी हाँ आपने yanyita umuntu uri aho ngaho जाने का एक मौका दिया था yamaye amahirwe yo kugenda लेकिन अब जब हम वापस आए rero nawe ugomba kuzuza inshingano zawe आप सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे वापस आने we icyo ushaka icyatumye nza nangana kugira ngo ndashakire फिर से मैं none ubwo ameze neza बाहर जाने के लिए कहते हैं uzahita unsaba kwita nongera ngende kubera ko n'uwe ntacyo uvuze kuri wowe Maya niwe mugore wenyine wakundaga ibyo ntabwo ari ukuri wabyumvise neza ibyo bintu ntabwo ari ukuri nanje atangira kumenagura ibintu ni ukuri दूर रखते हैं ना niyo mpamvu tugeze uhitamo ko nkwegera ese wabihagaritira ntabyo mpagarika कभी भी झूठ नहीं कहेंगे ntabwo wambwiye yuko utazigera umbeshya kubera icyo utari kubyemera uracyakunda Maya Krisha ibyo bintu rwose ntabwo ari byo Krisha atangira kumena ibintu Krisha bite byawe ese ntabwo ubyibuka yuko icyumba Dash arimo gifite idirishya none kuki uri gutakaza igihe cyanjye atangira kumena ibintu byose byemere yuko ukunda Maya ntabwo Maya ari we mugore nigeze nkunda bya nyabyo by'ukuri wabyumvise neza ntabwo nigeze nkunda Maya by'ukuri mariage yacu n'umwana twari dufitanye n'ubundi byari byarapfuye byararangiye kera kubera ko atigeze nkunda ahubwo nta n'undi muntu yigeze akunda kurenza uko yikunda yabanye nanjye kubera ko yifuzaga kubaho bwa buzima bw'ibwami akanakira titire y'umuntu w'ibwami urumva nyine uyu nguyu agiye kubana n'igikomangoma nawe yahitaga agomba guhita yitwa igikomangoma kazi nagerageje kuba namukunda ariko उसने मुझे खुद के करीब कभी भी ntabwo yigeze andeka ngo mwegere वो मुझसे बोर हो चुकी थी उसे ऐसे लगने लगा था कि ikirenzeho njye naramubowaga वो इंसान ही नहीं हूँ जिसके साथ वो अपनी yatekerezaga yuko पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती है nari umugabo agomba nyine asabwa muri iyi minsi bisigaye bavuga ati wose umugabo nasengeye mbese bivuga ko ntari umugabo yasengeye ugomba kuzamarana nawe ubuzima bwe bwose ariko Dash nta gitekerezo afite cyuko yashaka kunsiga nagerageje guhagarika Maya ndetse musaba ko yaguma aha ngaha byibura bigiriye Dash yarabyanze nibwo impanuka yabaye maze Dash
icyo gihe कीमत पे दक्ष को ठीक करना चाहता था nashakaga ko dashi akiri uko byagenda gute kose और दोबारा बीवी niyo mpamvu n'ubundi nari narazanye maya कि हम शक्ल को इसे nyuma yaho rero लाना चाहता था nashakaga umuntu usa nka maya kugira ngo abashe gukira ariko we waraje uhindura ibintu byose rebe kuri birangiye kumubwiye icyo nicyo nashaka kumva rero icyo nicyo nashakaga kumva ariko ntuhangayike namaze gufunga idirishya ryo ku cyumba cya dashe nta kintu kimwe yabasha kumva ariko njyewe numvise ibyo nashakaga kumva nashakaga kumva yuko udakunda maya ahubwo ari njye wikundira ubundi umugabo niwe abandi bose barabeshya प्यार की राह में दो दिल मिले फासले मिट गए मिलके कहने लगे दिन तेरे rebe ni episode ya 59 turi kureba kuri Jayena ndetse turi kumva aracyari bingo nibutsa yuko bayikeneye izindi episode witinda dore nimero iri aho hejuru आपकी जिंदगी में कोई नहीं आया और हम आपको अपनी जिंदगी बनाना चाहते तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं kuki ubundi uri kumuhagarika mu gihe nshaka ngiye kumara ubuzima bwanjye bwose nk'ukunda आपके कंधों पे जो बोझ है ndetse nta mpamvu आपको उसे अकेले yo gukomeza kwikorera umutwaro ku ntugu zawe zombi kandi ukawutwara wenyine आपका वो बोझ बात ndashaka yuko uwo mutwaro tuwusangira जिंदगी बताना चाहते ndashaka kumara ubuzima bwanjye bwose ndi kumwe nawe ufite umuntu wakubwira iryo jambo niko ibibazo byose uri gucamo sinshaka ko ubicamo we wenyine ndashaka ko tubifatanya ndashaka ko tumarana ubuzima bwawe bwose n'ubwanjye yakongera kibuka ko umuntu wese uri kumwegera yisanga ari ukundi kuntu bitagenze ntabwo bigenda neza nari afite ubwoba bw'uko na Krisha nawe yaba victime ibyo byose bikomeje kugenda bimubaho atangira kumurekura बात बहुत हो चुकी है आपको सो जाना चाहिए ifite ubwoba bw'uko Krisha ari buze kugira ikibazo murabyibuka nyine muri episode ya 58 ऐसी क्या मजबूरी है देवराज सर की ese niki kiri gutuma Devraji लेकिन सुबह atirekura koko ndi kubibona mu maso ye yuko nkunda ariko umuntu ukavuga ibitandukanye n'ibiri mu maso he niki gikomeje kubangamira Dev niki kiri gutuma atihambura akaba ari free mu rukundo tugaruke sasa kuri aba ngaba Come Jayalakshmi karibu Jayama iri mu cyumba cyawe abatatu baramutegereje urebe लगता है कमरा आप लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया kigaragara cyo musigaye mukunda icyumba cyanjye cyane ndetse birashoboka ko mwamuri gupanga kwimukira ngaha nibike waje ikibazo kitari cyo हमारा मतलब है icyo nshaka kuvuga कि अब क्या नहीं wakabaye uri kubaza ngo iki gisigaye कि आपके इन फिजूल minakishi niki gituma utekereza yuko ngewe सवालों के लिए हमारे पास mfite ikiba igihe cyo kumva ibibazo byanyu by'ubugoryi हमने perfect nene yababwiye ko Jayama ari buze kwitwara kuri reka mbigusobanurire rero mu by'ukuri rero कुछ और hari ibindi bintu bike dukeneye batangiye kuza gusaba ibindi urebe batangiye gusaba ibindi hari ibyo babemereye जरूरत है ibindi bintu bike buri utuntu duke turamutse tuduhaye ariko mwembi batatu mwarasaze जयलक्ष्मी जी tuzi ariko Jayama पहले हमारी पूरी बात तो सुन ली banza byibura mbere na mbere twumve देखो दरअसल जयलक्ष्मी हुआ ये था Jayama urabona तुम्हें अपनी पहली लिस्ट दी थी ना ubwo waduhaga ya liste yacu ya mbere गए थे
twari twishimye cyane प्रेशर भी तो इतना था कि एक्टिंग करनी है ikindi twari turi under pressure y'imbere ya Def और फिर हमने रियलाइज biradutanga ukuntu nibwo nabashe kumenya yuko nk'urugero समर पैलेस तो मुझे मिल गया लेकिन ahantu hasama मेंटेनेंस ahantu hasama se ntabwo agomba kuvugururwa mitungo nabonye मेंटेनेंस none कि उसके nyine bisaba amafaranga kugira ngo ahantu uze kuhavugurura और ये खर्चा ndetse unahabungabunga rero nyine amafaranga kugira ngo ibyo bintu nze kubikora मोटी-मोटी दिमाग ndetse rero nanjye hari bike ndi gusaba oya buretse ariko ntabwo ari ubusabe ntabwo ari gutegeka n'ubusabe nanjye hari ibyo nari ndi gusaba ना ही रिक्वेस्ट है ntabwo ari ubusabe ये सीधे सीधे थम ahubwo ikigaragara cyo ibyo muri gukanga लोग ये कहें ndamutse mbyanze rero दक्ष को सब कुछ सच mwebwe muri kunkangisha mumbwira yuko ngo muri buse kubwira ukuri dashi आपकी पार की नजर bo reka mvuge yuko दोनों को usome ibitekerezo by'abantu pe icyo nicyo natwe twari turi gupanga kukubwira बड़े भाई आपने इस पूरी रियासत का जिम्मेदार urabizi mukuru wanjye yagwaye inshingano zangaha nabuno ubutaka n'imitungo byose yego nyine बात किए बिना ariko najya nkubwire ko navuganye na Devu लोगों को nta giceri na kimwe ndi buse kubaha nubwo ibyo byose nabihawe जयलक्ष्मी जी आप बार-बार ये क्यों भूल ese Jayema kubera icyo ukomeza kwibagirwa yuko यह है कि हमें Devrad yavuze yuko वो हमें मिल ugomba kuduha icyo turi buze gusaba cyose उग्रा ariko nanjye nawe babwiye inshuro nyinshi ugra we मशवरा नहीं करते ko ibi byose ngomba kubiha ariko nabanje kugisha inama Devu mujye namugisha inama nta kintu kimwe nzabaha numva neza n'abagabo barangasha bafite inda nini पड़ता है हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप लोग देव का सब कुछ jewe ko mushaka gutwara ibintu byose bya Devu byitaye nubwo Devu atabyitayeho nari babwiye na mbere yaho आखिरी बार कह रहे हैं kandi ngiye kongera kubisubiramo urumva मशवरा किए बिना हम naravugana na Devu भी नहीं nta kintu kimwe nzabaha and now you're no longer welcome in this room rero kano kaya ntakaze mu gihe muri kino cyumba mwe mugiye sha muri mu make ubundi buretse watwirikana rwose Jayema ariko vuba ahangaha uzongera uduhe ikaze muri kino cyumba turabikubwiye uburyo bwo kugira ngo wuzuze ibyo turi kugutegeka vuba kandi bizaba vuba देव ने इतनी मेहनत ukuntu Devu yakoze cyane kugira ngo akorere aya mafaranga ariko ibyo bari gusaba byose ari kwita bibemerera sha ikigaragara cy'ubugogo bafite buri mundi bazi imitima yabo nicyo butapfa kubabashyiramo ngo cyuzure कोई तो होगा जो इनका लालच खत्म कर सके niba nta kintu Devu yabakoraho ariko byibura hari umuntu ugomba gushyira iherezo ku bugugu bwabo ushobora kuba hari umuntu tu umuntu yaba ari interero देवराज सर Devrad we हमने उग्रा uyu munsi काका को किसी nabonye ugura na Auntie Gavu bari bishimye उतरा हुआ था kandi uko ubona ko Jayema atishimye उसने कहा कि nabashije harafu के सामने कुछ मांग ambwira yuko ngo ari ibintu ngo babasabye सोई नहीं nturasinzirara नहीं तो और आप भी तो जगे हुए हैं ariko nawe nturasinzira आपने मुझे जगाया ni ukubera ko nkanguye अच्छा ठीक है अगर अब आप जाग ही गए तो ubwo wakangutse rero uri maso सवाल पूछ लें ntagira icyo nkubaza umve पूछिए iki रिलैक्स माया tuze ariko maya रिमेंबर aribuka ukuntu nyine bajya bamubwira ati nuko twajyaga turyama माया एक कमरे में नहीं niba wowe na Maya mutajyaga murara mu cyumba kimwe रात को आपने हमें अपनी बाहों में आने के लिए क्यों कहा था kuki ubundi wansabye kuza mu maboko yawe cya gihe ये ना क्यों कहा था सो जाइए कृष्णा बहुत रात हो गई sinzira Krisha burije urebe umukobwa yarakunze
No. Hey. Nuko baryamye mu gitondo. Ha! Buretse batangiye kuvugiriza. Bakshi Ha, wose dashira tangiye kuvugiriza mu gitondo. Karabaye yagomba kwita ahinduka amaya vuba ari kuzaga nanga mu cyumba. Agomba kwita burirwa irengero. Azanga arafunze iwe dapfuye. None bahafunze. Karabaye turafashwe vako bavuga. Leta nyamara vuba plante dash yewe. माया Baramutse Maya. Rebe. पता है मैंने आज Murabizi देखा ijoro ryahise narose. हम उसी जगह पे गए Nakubonye पिकनिक twajya ahantu hamwe twajyanye muri picnic. क्या सोच रहा था क्यों ना Ndetse ntekereza ko aho hantu dukwiye gusubirayo. Aho hantu bagiye muri picnic ntabwo ahazi. Rebe. great idea. Icyo gitekerezo ni cyiza we. Nari mbizi तुम्हें आइडिया kuri iyo gitekerezo uri buze kukishemera. Umva hari ahantu heza twarishimye bya hatari. अच्छा बताओ Rero mbwira अच्छा क्या लगा था hari ahantu wahakundiye iki? Ntabwo ahazi. Ahantu se ahantu Krisha vuga imisozi. Daksh, come on. Dash we Mountains. imisozi. तो थे Ndabizi nyine ko hari imisozi ariko kafe लगा था ntabwo wakunze. Coffee boy, wagi coffee. Umva bagira ikawa nziza narayikunze. Kwiki कॉफी kawa कितनी फनी shawuri funny. तुम भूल गई Ese waribagiwe? मैं किसी कैफे के Ntabwo ndi kuvuga ibya kafe. पॉइंट मतलब एक पॉन्ड है Ndimo ndavuga icyuzi gihari cyitwa Coffee Point. तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा था Coffee Point, sorry. कैफे की बात की है Tekereza ko nari kuvuga ibya kafera. Ni icyuzi gihari cyitwa Coffee Point. Ndapfuye. Uyatangira kwisetsa buryo bwo kwica dosiye. Daksh, come on. It's so funny joke था. कॉफी का नामो निशान नहीं और जगह का नाम क्या रखा है? कॉफी पॉइंट. You don't remember? ये जोक मैंने तभी भी मारा था. अच्छा तक्ष तुम एक काम करो, तुम जाके पिकनिक का प्लान करो. मैं रेडी हो क्या? पास्ता Sawa reka njye koga njye kwitegura inze rero butegura iby'iyo picnic. Hari ukuntu bajyaga basuhuzanya ntabwo arabimenya neza. Apfa kubigwaho. Ndagutegereje. Rebe ऐसे क्यों लग रहा था जैसे माया वो भूल गई akoze kuki nangiye kwimvamo ko Maya yaba ari undi muntu ra? Oya वो ये कैसे भूल सकती है ntabwo yakibagirwa uriya munsi kuko yaje amubwira ngo ibyo uriya munsi ni biki. Ubona nyine ko bimutunguye कुछ समझ नहीं आ रहा ariko se ko nari kubyumva wa. Kumbi Roma Rebe दक्ष को पता चल जाए Dash naramuka bimenye माया नहीं बल्कि ko umuntu afata nka Maya ari umwiyitirira. ना होगा Ngo no kwangwa arasa kumusiga. माँ Dash araza ko ari muri shock. और उसके बाद मैं Ndetse Krisha araza kurenganyirizwa ibyo byose. दक्ष को Nanjye Dash ndahita सैनिटोरियम भेज दूंगी mwohereza mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. वैसे भी कृष्णा को अपने पास नहीं आने देना चाहता Nkaho Devraj adashake ko Krisha atamwegera. ना होगा Nyine agomba kumusiga और देव को maze Devu मेरे पास आना होगा ahita anyisangira wa. Ariko mbega umupangu uryoshye wa Roma. Birasa ko bimeze nko kwica inyoni ebyiri ukoresheje ibuye rimwe. Krisha na Dash इससे चले जाएंगे bombi ngomba kubikiza शुक्रिया ko bakomeje kumbera ihwa जिससे umubiri. Ngomba gushaka uburyo कर बैठे ngomba gutuma Krisha akora ikosa. बहुत बड़ी गड़बड़ Ikosa kandi rikomeye cyane.
aje hano mu gikoni urebe राजकुमारी जी आपकी रोटी देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे भारत का कोई chapati zawe ndabona zigaragara nk'ikarita abatangira kumuseka राजकुमारी जी बहुत umbabare princess Krisha we चलिए byiza abari gukora ari gutegura ariko byiro yabigizemo we yabishyizemo imbaraga mu gikoni ari y'urwenya arwaje खाना आज none se ugiye guteka uyu munsi माँ कोशिश करे cyama nandi kugerageza पर इतने अच्छे शेफ है तो थोड़े kuva papa wanjye n'umutetsi mwiza हमने तय किया nanjye namwe guteka खाना ना हम ही बनाएंगे nahisemo kuzajya nteka byibura ifunguro rimwe ku munsi urashaka guteka iki मत कीजिए ntihangayike नहीं करेंगे ntabwo ndi buze kubizambya गड़बड़ करेंगी nyine ntabwo ndi kukugira inama y'uko uri buze kubizambya Ki- ahubwo nandi kuvuga yuko नहीं माया है तू kuva nyine uri kwigira nk'amaya ऐसा रिस्क इस वक्त लेना चाहिए utekereza ko iyi risk utari ukwiye kuyifata koko urabizi maya ntabwo yajyaraga mu gikoni sireyise ziteka zite माया को सिटी में zirirwa zitwereka kuri tiktok come with me tujye hano aha kujya gutrayinga ntabwo yatwerekaga ati come with me tujye mu gikoni बोल दिए भाग iyo ari come with me tujyane mu gikoni ubona uteka ibintu n'ubundi bisanzwe nk'ibitetswe amakaroni uzabi nta sire itagiteka amakaroni biriya ni ikimenyetso kigaragaza umukobwa utazi guteka amakaroni iyo kumara ibyo ari gutegura ategurira defurage ako kanya yumvisha akavugiriza arakazi kandi arahanga nka Krisha ni dash itonde we itonde dash kumbe ni Roma rwaruje kumukanga ibi byose ari kubigira kugira ngo aze gukora ikosa Roma wa muswa we so sorry mumbabarire I'm so yarace yoda दक्ष है ना mwari mutekereje ko yari dash Sorry. wapi ट्यून मेरे मुंह पे ऐसे चढ़ गई है ना जब nyine icyo kivugirizo nanjye cyaje mu mutwe wanjye डर जाएगी nisanga nyine nayobotse tu ariko ntabwo nari ngamije kuguhatera ubwoba मुझे नहीं kuri munyizera सुन के तुम यूं ऐसे खिड़की से ibaze ukimara kumva icyo kivugirizo usimbuka uciye mu idirishya रोमा abikoze bishaka turabizi Roma हो गया अगली बार गलती से भी ये गलती मत कर ntongere gukora ikosa nk'iri nta kibazo aka kanya turakwabariye Mbese- yari gutekera umugabo avuga ati ndaje ndaguye ibya mu gitondo sha पता ही bagiye ngo ni benshi कृष्णा उसमें इतनी ज्यादा फुर्ती है कि यूं कूद के चली जाएगी reba ukuntu yahise asimbukira mu idirishya नो आई एम वेरी ibaze iyo navugiriza ntabwo nabimenye ko Krisha ari ibanda asimbuka ibipangu सीरियस nyamara ndi seriye ntabwo ndi gutera burage सच कहूं तो ये सीन थोड़ा फनी था mu by'ukuri nyine byari biri fani oya नो नॉट oya ntabwo byari bishimishije pe sorry sawa sorry mwifuriza guteka neza bayi rero cyama ari gutekera umugabo ngo amushyere kanze dukomeza na episode ikurikira yari bingo ndetse yari episode ya 59 turi kureba murabizi ndabakunda cyane